Okay. Umukire w'umumiliyoneri. Rero sasa hano kuko tutarabona ibice bindi bikurikira, reka tube twiganirire ku bantu nka bangahe, nka batatu cyangwa bane. Abantu batatu cyangwa bane tugomba kuganiraho hano. Dushaka ko uwa mbere ariba Alice, uwa kabiri abe uriya mukobwa utwite, uwa gatatu abe umuntu witwa Gihozo, uwa kane ndetse abe umuntu waba tutavuze izina, umuntu tutazi uri inyuma ya bino bintu byose. Rero reka tuganireho. Ese icyambere cyo twari twabonye ko uwitwa Alice atari umuntu ushobotse, yari umuntu udashobotse bitewe n'ukuntu yari arimo kugaragaza agati witwa Cedric, yari arimo kumugaragaza agati. Rero twagiye tubona bigira naho bitigeze bidushimisha, kuko Alice yari arimo kwitwara nabi. Alice ni wa muntu wabwiraga ikintu niyumve, cyane cyane buriya ngewe mvuze ngo iyo ubwiye umuntu mukundana ikintu ntacyumve, aho ngaho biba bigaragara yuko nta cyizere na gike gihari. Aho ngaho rero twamaze kubona ko wenda namutinzeho uwitwa Gihozo, yita njya kuri Gihozo. Uwitwa Gihozo nawe murabyibuka yuko yari yitwaye nabi ku buryo bugaragara nabi cyane, aho yabwiraga Cedric nabi kandi yibagiwe yuko burya Cedric ari umuntu umukoresha cyangwa ari boss we. Gusa naho ku rundi ruhande ngarukiye kuwitwa Gihozo kubwira nabi Cedric, arimo kuburanira mukuru we, cyangwa abona ko mukuru we arimo kurengana, ariko we abibona. Naho namugarukira nkavuga ati uyu mukobwa nta kibazo, ahubwo ni uko wenda amarangamutima ashobora gutuma urengera. Ariko ku ruhande rwa Gihozo ntekereza ko nta mutima mubi yari afite, ahubwo yabonaga mukuru we ababaye, yabonaga mukuru we arimo kujya mu bintu wenda bitari byiza. Nawe buriya wasanga nawe yaratekerezaga yuko Cedric inda irimo kumushyirwaho ariye, bigatuma yabwira nabi Cedric. Gusa hano icyo si byo nashaka kuvuga kuri Gihozo, ni uko Gihozo muri aka kanya yakoze ikintu cyiza kidushimishije, kumvisha uwitwa Alice. Kumwumvisha rero twarabibonye ko yamwumvishije yuko inda cyambere cyamaze kumwumvisha yuko Cedric yabaga mu rugo iwabo kandi atatabanyukaga cyangwa atagendaga. Ati se ni gute wavuga ngo inda ingana kuriya, ikuze kuriya Cedric nta hantu yigeze ajya, n'igihe yagendeye atarigeze amara igihe kinini ku buryo inda yabaye itekangana kuriya. Bityo bituma uwitwa Alice noneho nawe agasubiza ibitekerezo ku gihe, akabisubiza ku gihe, bityo agatekereza noneho akumva noneho uwitwa Gihozo yuko ibyo arimo kumubwira ari byo. Uwitwa Gihozo rero ibyo yari arimo kumubwira byari byo, nk'uko twifuzaga yuko Alice ashobora guca bugufi. Yaciye bugufi, arangije avuga n'ijambo rivuga gutya ati ibaze nongeye kwibabariza Cedric wanjye. Bivuga yuko basi wenda ahangaha yagakwiye kuba yumva, noneho akavuga ati sinigeze noneho nshyira mu gaciro, nagakwiye kuba mfata izi ntambara Cedric arimo gucamo, aba bantu barimo kuza bashaka kumugerekaho ibintu bitari byiza, ngewe nk'umukunzi we nkafata iya mbere tukabarwanya, cyangwa mutiza icyo bita imbaraga, tugahagarara tukarwanana. Ariko aka kanya uwitwa Cedric aba arimo kurwana intambara yonyine. Ibaze kuba urimo kurwana intambara wenyine, ugahita ushyiraho n'intambara z'uko uwo mukundana nawe arimo kukuzanaho intambara, nta cyizere na kimwe ngufitiye. Aho ngaho rero nicyo navuga kuri Gihozo, yuko yabashije kutwemereza uwitwa Alice. Aka kanya noneho Alice yaba ari umuntu utekereza, agahita avuga ati aba bantu tugomba kugira tugomba kubarwanya twivuye inyuma.
aba bantu tugomba kubarwanya twivuye inyuma, cyane cyane ko twaniyumviye uyu mukobwa utwite wigize Alia anavugana n'abantu arimo kuvuga ngo gahunda zacu ntabwo ari gahunda ye, ubwo ni gahunda zirimo abantu barenze umwe ati gahunda zacu byanga byakunda zizacamo. Ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara irimo kurwana Cedric wenyine, byari noneho harimo no kuzamo imbogamizi z'uko umukunzi we cyangwa umuntu akunda cyane cyangwa intege nkeya ze zitarimo kumushyigikira, aho ngaho byari kuba bigoye. Rero Alice nadukundira noneho akajya gufatanya n'uwitwa Cedric, bagafatanya, hano intambara iri buze koroha kuko umuntu uje nta bimenyetso, ahubwo hano byanga byakunda baba bagomba gufungwa. Turabizi hano uko byagenze, uwitwa Alice afata umwanzuro wo kujya kurega uwitwa Shalom kugira ngo nyine yarwanye intambara. Bose barwanye intambara batsinda uwitwa Shalom, kandi bivuga yuko Shalom nta muntu wamufashe, nawe aracyari hano hanze. Dite mvuga hano kuri uno mukobwa, noneho uyu mukobwa utwite ntabwo turamenya ikintu ashaka, ariko twese tuba tukiza kenshi yuko buriya iyo umuntu afite amafaranga abantu baba bamwe nta kintu, abantu bamwe na bamwe hari ibintu bibi runaka baba bamwifuriza cyangwa nawe baba bifuza ibye, bigatuma bagira, cyane cyane ko twaje kumva uno mukobwa umunsi umwe avugira kuri telefone ati uriya muhungu ni umukire. Uriya muhungu ni iki? Ni umukire. Twongeye kuza kumva avuga ngo uno muhungu Cedric yari umu ex wanjye, nimbimubwira bino bintu ntabwo azabyemera. Hano hanze aba ex akenshi iyo utabyitwayemo neza basenya ingo cyangwa bagasenya umubano wawe n'umuntu wawe. Tujye dukuramo isomo, ntitukarebe filime gusa ngo tubigende gutyo, tujye dukuramo isomo. Rero uno mukobwa yafashe umwanzuro wo kuza noneho gutera rwaserera cyangwa kujagaraza uwitwa Cedric. Ese biraza kumuhira? Ese Cedric namara kubona uno mukobwa ari umu ex we atarigeze anamutera umuntu waje kwigira, biragenda bite? Aka kanya noneho ikintu nakubwira ngo umuntu wa mbere dukeneye nawe wa mbere ni ukumenya ahantu Alia wa nyawe bamushimutiye kugira ngo tubashe kurwanya uno mukobwa. Ikindi biroroshye, hano ni mu bakire, iranda si ya Cedric, gupima DNA biroroshye. Hari n'ikintu buriya abantu badatekereza, uriya mukobwa ntabwo icyo kintu ye yagitekereje. Ndatekereza yuko icyambere cyose Cedric ni umukire, gupimisha DNA biroroshye. Icya kabiri, ubu ngubu dufite umuntu witwa Lucky, ari mu nzego, noneho ari hafi y'uwitwa Cedric na Alice. Bivuga yuko icyo kirego kuba cyahita noneho gikurikiranwa nabyo ni ibintu byoroshye. Aka kanya uno mukobwa wigize Alia yafashe umwanzuro wo kuza azana n'ibikapu, yiyemeje nyine kuza kurwana izi ntambara. Ese biraza kumuhira? Sinzi nimba biri buze kumuhira, kuko keretse nimba ari abantu bakomeye babyihishe inyuma, ariko nimba nta muntu ukomeye ubyihishe inyuma, uno mukobwa bishobora kurangira nawe abaye nka Shalom kandi noneho atwite. Kuko intambara irimo kurwana ni intambara yoroshye, ni intambara nyine idafite ibimenyetso, ngo kuvuga ngo umuntu yaguteye inda nta bimenyetso, ibimenyetso se biri. Ikindi aho ngaho ihita tuvuga ku muntu wa nyuma. Umuntu wa nyuma hano tugiye kuvugaho ni uwitwa umuntu utazwi. Uyu muntu utazwi ni umuntu wishe inyuma y'ibi bintu byose birimo kubaho. Ese uyu muntu utazwi yaba ari Shalom urimo noneho gukomeza kuzengereza uwitwa Alice na Cedric, noneho batari kumwe? Yaba ari we? Ese ninde waba uri inyuma ya bino bintu byose birimo kuba kuri Cedric? Ninde waba biri inyuma? Ese ninde uyu muntu byanga byakunda ko twabonye aziranye n'uyu mukobwa, kandi baravuga ngo imipango yose izacemo? Abo bantu, uwo muntu niwe wenyine nawe dukenewe kumenya
ese yaba ari indi, yaba ari Shalom, yaba ari indi. Aho ngaho nibyo nashaka kuba twiganirira. Mukomeze mumbwire muri komenti murimo kugenda mubona yino filime rwose, ubundi munakanda like, mwamara gukanda like mureba ngaho muri komenti, murebe indi filime tuba twapininzemo muyirebe. Ikindi mwibuke gusharinga kugira ngo video zacu zigere kure, mbibutsa no gukanda subscribe. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe bimeze bon.